Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi nongeye kubasuhuza, muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo inkingi Buruseli mu Bubiligi. Turacyari kumwe na Padiri Fortunatus Rudakemwa muri cya kiganiro cy'amateka. Uyu munsi rero aratubwira ibyerekeranye na Monseigneur Classe n'ubushize n'ibyo yari yatubwiye, ariko amarorerwa ya Monseigneur Classe ni maremare. Yageze aho yivanga mu kibazo cy'uburezi, akavuga ati abahutu mubigishe kubyina, abatutsi mubigishe imibare, mubigishe igifaransa, ndetse nibiba ngombwa umuhutu ajye yiga ku mugoroba, umututsi yige mu gitondo. Mbese yakoze yimakaje ironda koko mu burezi biratinda, arangije ndetse n'inzara ya Rumanura n'izindi nzara zateye mu Rwanda, abadage bamaze kuva mu Rwanda nazo zivanga maze ishyiramo ironda koko. Aragenda rwose ironda koko ararikuririza kugeza n'igihe yagize uruhare rukomeye mu kwirukana Musinga. Reka twumve Padiri Fortunatus Rudakemwa. Ahandi yagaragarije ironda koko byo ntabwo bikomeye, ibikomeye turaza kubigeraho mu kanya. Byo ni mu kurwanya inzara ya Rumanura, ni inzara yateye mu Rwanda mu 1917 n'igihumbi 1918, ahanini bitewe n'intambara ya mbere y'isi yose. Kubera iki? Kubera ko abadage bari bakeneye ibiribwa n'abantu bo kubyikorera n'abandi bo kwikorera intwaro n'ibindi bikoresho byose by'intambara. Ubwo rero bafataga abagabo n'abasore bafite ingufu. Aho Ababiligi bambukiye Ikivu baturutse Gisenyi na Cyangugu bakagera ku butaka bw'u Rwanda, nabo bari bakeneye ibiribwa, bari bakeneye abantu bo kubyikorera, bagakenera nabo abantu bikorera amasasu, imbunda n'ibikoresho by'intambara. Kandi abadage mu guhunga kwabo bagakoresha icyo bita mu gifaransa technique de la terre brûlée, ni ukuvuga kurimbura ibintu byose, cyane cyane ibihingwa, kugira ngo ababakurikiye babure ibibatunga. Ngicyo rero icyateye kurusha ibindi intambara ya Rumanura mu 1917 n'igihumbi 1900. Cyateye inzara ya Rumanura, Padiri, ntabwo ari intambara. Inzara, merci, urakoze. Icyateye inzara ya Rumanura ni kimwe mu by'ingenzi, ariko kubera ko n'ubukungu bw'u Rwanda butari busaranganijwe neza n'amasambu ahingwa n'ibiki byose, ariko icy'ingenzi niyo ntambara. Usibye rero iyi Rumanura yo muri 17-18, haje na Gakwege yo muri 1924-25, hanyuma na Rwakayihura muri 28-29. Iyi nzara bayise Rwakayihura babyitiriye umutware watwaraga Uburiza hari muri Kigali. Ubu ngubu ndibwira ko cyitwa muri Kigali nanone. Uyu Kayihura rero akaba yari umuntu mubi cyane umerera abaturage nabi. Iriya nzara igiye gutera abariho ihera mu Buriza butegekwa na Kayihura. Ubwo rero iyo nzara baba bayise Rwakayihura, bateye inzara ni ingome nk'umutware wacu. Reka tujye kuri Rumanura rero. Ibiribwa ahanini byatangagwa n'abamisiyoneri, baba abakatolika, baba abaporo, baba abadivantiste.
ariko abenshi muri bo bari abakatolika bafite n'uburyo bwo kugeza ibyo biribwa ku baturage kuko bari bafite za misiyoni nyinshi. Icyo gihe niko paruwasi zitwaga misiyoni cyangwa station, kandi bakajya muri za santarari buri cyumweru, noneho hose bakagenda bajyanye ibyo biribwa. Kubera ko abari bo bari bafite ibigo byinshi, noneho n'abana bafite ababyeyi bishwe n'inzara, abana b'ingarisi, imfubyi, zikagenda zigana abo bamisiyoneri ndetse zikanahaba rwose. Ubwo zamara kugaburirwa no gukirwa inzara no kuvurwa izindi ndwara, urumva ko bemeraga no kuba abakristu b'abakatolika, ku buryo class yasaga n'uvuga ati yanzara iri kudufasha. Urumva ko atari ibintu byiza cyane, yanzara iri kudufasha. Ariko ubwo ku rundi ruhande Musinga akabwira Ababirigi bati inzara iri guterwa n'ubunebwe bw'Abahutu, timubakubite, bongerera imirimo, mwongere uburetwa, kuko ubunebwe bwabo ari bwo butera inzara. Kwari ukubeshya, ntaho byari bihurije, ntaho byari bihuriye n'ukuri. N'ikimenyimenyi nuko Jean Paul Haruwa nawe twakunze kuganiraho mu minsi ishize, wageze muri Rwanda Burundi kuwa mbere wa Pasika mu 1955, yasanze izo nzara zikiriho, kandi akavuga ati ntabwo ziterwa n'ubukene bw'Abahutu, ntabwo ziterwa n'ubunebwe, n'abakozi cyane, ahubwo inzara ziterwa n'ibindi. Kuvuga ko Monseigneur Classe mu kurwanya inzara yahagaragarije irondakoko, ibyo ni ugukabyaho gato, ahubwo mu byerekeranye n'amashuri wo kagira Imana we. Igihe cy'Abadage hari hubatswe ahantu henshi mu Rwanda, twigeze kubavuga, Cyangugu, mu Ruhengeri, amashuri 5 y'abana b'abatware, ariko yari amashuri y'ibanze rwose, yigisha ibintu by'ifatizo, ariko ni nko kwiga gusoma no kwandika, ariko uburezi budateye imbere cyane. Ariko abo bana nibo bagombaga gusimbura base ku butware. Ubu turi mu gihe cy'Abadage. Ababirigi bamaze kugabana u Rwanda nk'uko twabivuze mu kanya, kandi barujyagaho impaka n'Abongereza, nta bantu benshi b'Ababirigi baje gutuza mu Rwanda nk'uko bari muri Kongo. Niyo mpamvu mu gutegeka u Rwanda bagize bati reka twifashishe ubutegetsi gakondo buhasanzwe, hanyuma tujye tubaza n'abamisiyoneri uko ibintu bigenda muri iki gihugu. Bashinze amashuri nuko babigenje. Mu Gifaransa babyita les écoles libres subsidiées. Mu Gifaransa ni amashuri yigenga afashwa na leta. Ndizera ko ari ibyo. Ayo mashuri akora ati: leta itanga ibikoresho, ibitabo, amakaye, yewe batangaga n'amapurimi n'ibiki byose, igahemba abarimu, ariko gucunga ayo mashuri buri munsi, kureba ko gahunda z'amasomo zubahirizwa,
gushyiraho abarimu akaba ari abamisiyoneri babikora. Amashuri ababirigi bayashinze abamisiyoneri bose, abakatolika, abaporo, abadivantiste, abayisilamu oya, ariko abenshi muri abo bamisiyoneri bari abakatolika nanone, nibo bari benshi, nibo bari bafite amashuri menshi, kuko bari bafite misiyo nyinshi, sitasiyo nyinshi na za santarari nyinshi. Ubwo rero kuvuga ngo Monseigneur Classe yarasakiwe ntabwo ari ugukabya rwose, ntabwo ari ugukabya rwose. We yagize ati b'abatutsi bari barananiye noneho ndababonye, ati ishuri rizatuma bangarukira. Ubwo rero nibwo ashyizeho amabwiriza ayaha abamisiyoneri bose bari mu Rwanda yo kwita ku batutsi mu mashuri, byanashoboka bagashyiramo abatutsi gusa. Kubivuga byatinda. Umuntu wese ubishoboye azifatire inyandiko za Monseigneur Classe zikubiye mu gatabo kitwa Les instructions pastorales de Monseigneur Classe, ni ukuvuga amabwiriza ya Musenyeri Classe mu byerekeranye n'iyogeza butumwa, maze ubishaka wese yihera amaso. Aho bishoboka abahutu bagira ishuri ryabo, abatutsi bagira iryabo, bibe amashuri abangikanye, tuvuge nk'imyaka 2 ya mbere. Ubwo duhereye mu mwaka wa mbere kuko ariho ishuri ryaheraga, ariko ntibicarane. Aho bidashoboka abana b'abatutsi bake cyane biga mu gitondo mbere ya saa sita, abana b'abahutu benshi bige ikigoroba nyuma ya saa sita. Ibyo ngibyo uwabyumva yagira ngo ni ugukabya, ariko ntabwo ari ugukabya, byarabaye. Aho ibyo byose bidashoboka, amasomo amwe y'ingirakamaro cyane nk'igifaransa, nk'imibare, nko gucunga ibitabo mu bukarani, nko gupima imihanda cyangwa se imirima, ayo masomo ajya ahabwa abana b'abatutsi. Aba bahutu babigisha gukoma amashyi no kubyina no kuririmba, ntabwo ari umuziki uyu nguyu uko tuwuzi wo guhimba n'ibiki byose, oya, ni ukuririmba indirimbo basanzwe bazi no kubyina. Ibyo rwose Musenyeri Classe yarabyanditse padi? Ntabwo muhimbira, yarabyanditse, yarabikoze, ategeka n'abandi kubikora. Ati abo bana b'abahutu ntimushaka mujye munabaha konje, ntacyo bitwaye. Igihe abandi bari kwiga imibare n'igifaransa no gukora mu bukarani no gupima imihanda n'imirima, abandi mushobora kubaha konje, nta kibazo. Ku buryo rero ahantu nk'i Kigali kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza abahutu bari bake cyane ari mbarwa. None uko bigenda bizamuka mu wa kabiri, mu wa gatatu, kuzagera mu wa gatanu, icyo gihe bageraga mu wa gatanu bakajya muri interna, noneho bakava muri interna bajya mu mashuri yisumbuye, umubare w'abahutu ukagenda ugabanuka. Muri make ngibyo rero, sinzi niba hari uwambwira ko hari amahano aruta ayo ngayo, ariko izo ni ingero zimwe. Abatwumva, abaduteze amatwi, nabarangira
icyo gitabo cyitwa Instruction pastorale de Monseigneur Classe, kugira ngo bisangiremo biboneremo n'ibindi ntavuze ahangaha, kuko tubivuze byaba birebire. Reka tugere rero ku mashuri, niho twari turi. Ubwo birakomeje mu yisumbuye. Byakomezaga bityo nyine. Ayisumbuye agaharirwa abana b'abatutsi. Igitangaza, seminari ikaba ariyo yemerera za ndokoke za mponoke z'abahutu. Urumva ukuntu inzira z'Imana ari amayobera. Bisobanura impamvu abapadiri ba mbere bo yagafuku narebera aho bari abahutu. Nibyo ngibyo naringize nti ndi bubigereho tugeze ku itangwa ry'amasakramentu. Ubwo rero mu mashuri yisumbuye hakemererwa abana b'abatutsi gusa. Seminari akaba ariyo yemerera abana b'abahutu itavanguye, bakajya no mu seminari nkuru. Ariko hagera igihe cyo gutanga ubupadiri, rya vanguramoko rikagaruka. Niyo mpamvu twigeze tubiganiraho. Ufashe urutonde rw'abayobozi b'u Rwanda muri Repubulika ya mbere, ugafata urutonde rw'abayobozi b'u Rwanda muri Repubulika ya kabiri, ugafata urutonde rw'impirimbanyi za demokarasi mbere y'uko u Rwanda rubona ubwigenge, bose usanga barize mu seminari. Ukagira uti aba bantu kenshi barangizaga igice cya filozofiya, igice cya teolojiya bakakigera kure. Ni ukuvuga ko Imana itari yarabatoye. Barabibukanaga cyangwa se bakabaca intege. Urwo rutonde ntawakongera kurusubiramo, ni rurerure. Benshi muri abayobozi kuri Repubulika ya mbere na kabiri n'iya kabiri, ubibutse usanga bose barize mu seminari cyangwa se bari abayobozi. Ibyo byose ni politiki ya Musenyeri Classe. Musenyeri Classe rero avugwaho byinshi byiza, akavugwaho byinshi bibi mu mateka y'u Rwanda. Kugeza n'ubu hashobora kuba hari abanyarwanda bibwira ko Musenyeri Classe ari we wavanyeho Musinga. Icyo kikaba ari ikimenyetso ko abakoroni bangaga abatutsi. Icyo ni ikinyoma kibi cyane, ni ukwibeshya, ni ugusamira ibintu hejuru. Birya namwe namagana kuva tugitangira ibi biganiro byacu. Icya mbere cyo, ikinyejana cya 19 kirangira, icya 20 gitangira, ni ukuvuga imyaka 1000, 1900, 1000 birangira, 1900 bitangira. Abami bavanyweho muri Afurika n'ahandi ku isi ni benshi kandi Musinga n'ibyegera bye bari babizi. Yewe n'abaturage hamwe mu Rwanda bagomba kuba bari babizi, kuko nk'umwaka w'1899 muri Uganda, hariya hafi y'iwacu mu Rwanda, Mwanga Kabaka bivuga umwami, Kabaka kuvuga ngo Kabaka wari umwabo, Kabaka wa Uganda Mwanga, Abongereza bamuciriye mu birwa bya Seychelles, agwayo mu 1903.
umwamikazi Ranavola wa gatatu wo muri Madagascar mu 1897 abafaransa bamuciriye muri Algeria agwayo mu 1917 i Burundi mu majyepfo y'u Rwanda hariya hafi yo mu Rwanda nk'uko Uganda nayo iri hafi y'u Rwanda mwezi wa kabiri Gisabo abazungu bamuvanyeho mu 1903 bamucira ishyanga uretse ko ntibutse iyo bamwohereje ariko nkaba nibuka ko yapfuye mu 1908 ari umukambwe akuze cyane. Ibi byose rero mu Rwanda bari babizi ku buryo ivanwaho rya Musinga nta gitangaza n'ibintu byari byeze nta kubikabiriza byariho. Hanyuma rero uretse abangaba baciriwe ishyanga dufate ibihugu byabaga bishishikaje abazungu bakaza abazungu ari benshi bagakuraho inzego z'ubutegetsi zose by'ibyo bihugu bigaruriye noneho akaba ari bo bategeka. Isongero zo ni nyinshi cyane, umwami bakamukuraho bakitegekera. Izo ni nyinshi cyane. Kuba Musinga yaravuyeho rero byari ibintu byeze byabagaho kenshi, ahubwo nkaba nubwo baheraga ko babica nta gitangaza kirimo, kandi Musinga yarabizi. Ubwa mbere Ababiligi bashatse gukuraho Musinga ni mu 1917. Icyo gihe Ababiligi bari bamaze gutsinda Abadage mu Rwanda. Kugira ngo bacunge icyo gihugu cy'u Rwanda neza, mu Gifaransa no mu mvugo ya gisirikari ubanza bavyita contrôle du territoire, gucunga ubutaka bwaho mwayigaruriye. Niyo mpamvu mu ntambara nyinshi cyane cyane nk'izo muri Iraq nk'uko twayibonye mu myaka ishize, barabanza bakohereza ibisasu byinshi n'indege noneho abasirikari bo muri icyo gihugu bamara gucika intege bananiwe, noneho hakinjira byashari ku butaka, contrôle du territoire. Icyo gihe nibwo ucunga ubutaka nibwo ubutangiye gutsinda, ariko utsinda ari uko nyine icyo gihugu umaze kugitegeka ugifite uri ku butaka bwacyo. Icyo gihe rero Ababiligi kugira ngo bacunge u Rwanda bumve ko batsinze, babugabanyijemo ibice bibiri, igice cy'iburasirazuba n'igice cy'uburengerazuba. Nk'uko twabivuze mu kanya, ntabwo babazaga Musinga n'ibyegera bye icyo babitekerezaho, oya, bafataga ibyemezo batabagishije inama. Noneho sinzi uwabwiye Musinga ko igice cy'iburasirazuba kigiye kumucika, ko kitagifite aho gihuriye n'u Rwanda. Ntabwo ari bya bindi byo mu Gisaka, ni ibintu bibiri bitandukanye rwose, ntabwo ari cya kibazo cyo mu Gisaka. Ku buryo Musinga n'ibyegera bye bagize bati ibi bintu ntabwo bishoboka, noneho bacura umugambi wo kuroga Umubirigi wategekaga igice cy'iburasirazuba bw'u Rwanda. Uwo mugambi bawucura ari benshi, ariko aza kubonekamo umwe amuvamo. Biramenyekana, Ababiligi barabimenya, ku buryo parike ya Kigali yategekwaga n'Ababiligi. Parike y'Ababiligi yashatse guta muri yombi Musinga kuri 25 z'ukwezi kwa gatatu
muri 17 bajya inama, ariko ubucamanza bwo bwashaka kumufata no kumukuraho rwose. Nuko rero haza umubirigi umwe de Klerk, Major de Klerk. Ubwo ndajijinganye gato kuko nari mwiteranyije na Murtahan nkongera nkamwiteranya na Voisin. No, ni de Klerk wagize ati oya, turacyari bashya hano, ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka, mu mwihorere. Azi ko tubizi, ubwo bizamufasha kwitonda. Ariko ubundi umugambi wo gukuraho Musinga rwose hari ku itariki ya 25 z'ukwa gatatu muri 17 kubera uwo mugambi mubi we n'ibyegera bye bari bacuze. Urumva ko ariko ko bamucunze imyaka 15 irengaho kuko bamwirukanye muri za 30 na kangahe. Bamwirukanye muri 31. Urumva bakomeje kumucunga imyaka 15 urebye. Ntako batagize. Hanyuma rero Abadage bari barafashe neza Musinga, baramutonesheje ku buryo kugira ngo azakorane n'Ababiligi, kandi kuri we baraje ari baruje ukundi, ntabwo byashobokaga, byari bikomeye, ntabwo byashobokaga rwose. Ariko padiri, iyo uvuga ko Abadage bafashe neza Musinga, ngewe icyo ntekereza nuko bamufashije nko kugira ngo yigarurire biriya bihugu byo mu majyaruguru, nk'uko wavuze uti ntabwo bajyaga bamuyoboka ngo bamuhe amaturo. Abadage baraje bajyayo baravuga bati umwami ni Musinga, mwese mugomba kumuyoboka. Nibwo bicaga barukara n'abandi bose batamwemeraga. Ngira ngo ibyo simbizi, wowe wize amateka, ese hari ikindi cyerekana ko iyo uvuga Abadage baramutonesheje, nkeka ko ari muri ubwo buryo? Abadage bishe barukara, babasebya, bandungutse, bishe n'abandi bantu kubera ko barwanaga. Naho kujyana abatware b'Abatutsi bavuye i Nyanza mu zindi ntara z'u Rwanda, nk'Umurera, nk'Umubari, nk'Ubukunzi, nk'Ubusozo, zigengaga icyo gihe, n'Ababiligi babikoze. Icyo Abadage bakoze ni ukurwanya abarwanyaga Musinga bafashe intwaro. Ubushize twavugaga Kapitene Gravert watabaye i Rwaza kubera ko Abasinga harya hari Abasinga n'Abagesera bari bateye misiyoni ya Rwaza bagira ngo birukane abo bazungu. Gravert akazamukana imbunda ye. Gravert Abanyarwanda bamwitaga digidigi. Digidigi ni urusaku rwa mitrailleuse. Abadage bakuyeho umuntu wese warwanyaga Musinga yitwaje intwaro, ariko kujyana ubutegetsi bwaho butari buri n'Ababiligi babikoze. Ukuntu Abadage rero bamutabaye, ariko bamutabariye batamutabara ingoma yari guhirima, kandi ingoma ihirima Ababiligi ntibari kubona uwo batabara. Abadage rwose bamugiriye neza ku buryo kubana n'Ababiligi bitari kumworohera. Abadage bamurekeye uburenganzira bwe bwose. Yari afite ububasha bwo kwica, umwami yashoboraga gutanga umuntu. Ababiligi baraje, ubwo bubasha baramwambura. Umuntu yashoboraga gukatirwa urwo gupfa arukatiwe n'inkiko z'abazungu, ariko Musinga we ubu bubasha bwo kwica baramwambuye. Musinga rero kimwe n'abyegera bye, umwami utica iyo ngoma bari igicuma, umwami utica nta cyabamaze. Ibyo ngibyo ntibashoboraga kubyakira. Hanyuma Abadage
nta bategetsi bandi babangikanye n'aba gakondo bigeze bashyiraho mu Rwanda. Ababiligi bo babashyizeho. Umwami ntacyo washoboraga gukora hadahawe uruhushya na leta. Abatware ntacyo bashobora gukora batemerewe n'abategekaga teritwari. Abo bitaga ba administrateur. Abo bitaga ba administrateur. Naganire n'igihe kirekire n'uwari administrateur witwa Jasper Zutwa. Ndavuga nti naganire n'igihe kirekire n'uwari administrateur witwa Jasper Zutwa wategetse Kibungo, ategeka ku Kibuye, ategeka Nyanza. Yambwira nyine ko yagendaga kontrola abashefu. Ibyo uvuga nibyo rwose. Nibyo, ikibazo nuko ababiligi bari bake, hanyuma abashefu bakavuga ngo yego ndiyo bwana, ariko abazungu bamara kugenda bakikora ibyo bashaka. Abo bashefu bagacurika abazungu bakabacurika, kandi abazungu nabo akarengane ko mu Rwanda ntacyo kari kababwiye. Icyo bari bagamije zari inyungu zabo, ariko ubutegetsi bwa gakondo ababiligi babo bagabanyije ingufu zabwo cyane cyane. Ubwo rero si ukumubuza kwica abantu, si kubangikanya ubutegetsi bwabo n'ubwa gakondo, ahubwo binjiye no mu buzima bwe bwite ndetse niwe mu rugo. Abagore babiri yari yarirukanye, ababiligi bamutegetse kubasubirana, barimo Kankazi, nyina w'uzaba umwami Rudahigwa, na Nyirakabuga, nyina wa Rwigemera. Rwigemera nawe uvugwa cyane mu mateka y'u Rwanda, kandi niwe abakoroni bashakaga ko aba umwami. Classe akagira ati oya, umwami nabe Rudahigwa. Kuki Rwigemera avugwa cyane mu mateka y'u Rwanda? Nuko mu bazasinya ngo umwami Kigeli Ndahindurwa aveho, nuko na Rwigemera arimo. Uwambaza ati nigute ababiligi bafashe umwami w'u Rwanda bakamutegeka gusubirana abagore yasenze? Impamvu nizihe, babitewe n'iki? Nanjye ubwanjye sinabyumva. Ariko utarasubiza icyo kibazo padiri, unambwira impamvu classe yahisemo yanze Rwigemera agahitamo Rudahigwa. Impamvu turayigeraho mu kanya, unyihanganire singusubize aka kanya, ariko turabigeraho duhereye kuri aba bagore. Okay. Musinga yari yarasenze Kankazi, nyina wa Rudahigwa, na Nyirakabuga, nyina wa Rwigemera. Ababiligi bamutegetse gusubirana abo bagore, bamutegetse gusubirana n'abana babo, Rwigemera na Nyirakabuga n'abandi. Hanyuma rero kubera ko Rudahigwa yari yararushye hamwe na nyina, kugaruka kwa Musinga nibura akajya ahabwa ibyo ibikomangoma bihabwa le prince, urumva ko ababiligi bari bamugiriye neza. Hanyuma rero hari mwene wabo witwaga Kayondo Nyirarume, ari igihe yari yarasenzwe we na nyina, ari n'igihe amaze kugaruka, Kayondo yakomeje rwose kubuza Rudahigwa uryo. Ni wa wundi wabwiraga Rudahigwa ati mu bana bamusinguriye ikigoryi, wowe ni wima nzimuka. Nyuma yaje kwima. Ubwo rero abo bagore bagarukanye n'abana babo, barimo Rudahigwa na Rwigemera. Muri 1929 ababiligi bafashe Rudahigwa bamuhaye gutwara Nduga Marangara kwa Classe. Bafashe Rwigemera
bamuhaye gutwara Busigi hafi ya paruwasi ya Rulindo. Rwigemera yabonaga yampaika il rencontrait souvent yabonanaga kenshi voilà urakoze na missionnaire b'Irulindo. Hanyuma Rudahigwa akabonana kenshi na classe warutuye Kabgayi. Ubwo rero classe yagize ati igihe kigeze dushireho uriya niwe bari baziranye, ntabwo Rwigemera yaramuzi ariko uwo bari bamenyeranye ni Rudahigwa. Ni Rudahigwa kandi ababirigi bari bakomeje wa murongo wabo wo kugisha inama classe, ku buryo gushyiraho Rudahigwa bitamugoye, ndetse akiha n'uburenganzira bwo kumubwira ngo uzitwa Mutara, kuko yarazi uko amazina y'abami akurikirana mu muco wa Kinyarwanda. Izina rya Mutara niwe wari mubwiye, n'abandi bagomba kuba bari babizi, ariko wari mubwiye ku mugaragaro ni classe. Igihe rero aba bahungu be babiri bagiye, umwe Nduga Marangara undi akajya Busigi, Musinga yatangiye kubona ko ishyamba atari ryeru, ku buryo yagiriye abana be inama yo kutajya babonana n'abamisiyoneri, ariko bakabonana nabo nyine. Ubwo iyo bavuga ikibazo cya Musinga, numva bakomeza kuvuga classe, bakomeza kuvuga ababirigi, bakibagirwa bariya abami bose bakuweho, abaciriwe ishyanga. Ariko nta muntu njya numva wibaza ikibazo cy'igikomangoma cyemera gusimbura se akabyemera, nta mususu, nta ngingimira, ntaki. Nyamara nacyo ni ikibazo. Tuzi ukuntu abana mu Rwanda bubaha batinya basi. Oya ni ikibazo kuko ngira ngo abantu benshi ntabwo bakibajijeho we. Abenshi ntabwo bakibajijeho. Abandi ntibibazo icyatumye Musinga ava i Kamembe akajya Moba, ni ibwami babisabye, ni kwa Rudahigwa babisabye. Reka twikomereze. Gushyirishaho Rudahigwa ntabwo byagoye classe, kuko byari bihagije kumubwira bati iso ntabwo yari yaragutaye wowe na murumuna wawe Rwigemera n'ababyeyi banyu, arava uramusimbura, niba utabishaka abazungu barashyiraho Rwigemera, ufata icyemezo. Rero ntabwo byari biruhije. Ubwo rero turiho turasuzuma ukuntu abazungu bariho bamunga ubutegetsi bwa Musinga batamukuyeho guhera muri 17 igihe bashakaga kumufunga. Ubwo turiho turasuzuma impamvu batashoboraga gukorana pe. Muri 23 Musinga yambuwe ububasha bwo gushyiraho abatware no kubakuraho. Niyo mpamvu uwo twavugaga mu minsi ishize Bwana Kweri yashoboraga kubwira Rudahigwa icyo atekereza, Rudahigwa akajya kubwira Haruwa ngo namumukurireho. Bahereye ku ngoma ya Musinga. Ibyo ngibyo ababirigi abadage ntabwo bari barabikoreye Musinga, reka da. Muri 25 umupfumu we w'umujyanama witwaga Gashamura, ababirigi bamuciriye i Burundi. Iki kikaba ari ikintu gikomeye. Umupfumu ugira uti navuganye n'Imana, navuganye n'abakurambere, navuganye n'imandwa,
bambwiye ko ibintu bigomba kugenda gutya abakurambere ababirigi bamuciriye i Burundi. Hanyuma rero mbere ya 25 muri 17 ababirigi bari baramuhatiye kuvuga ko umunyarwanda agomba kujya mu idini ashatse. Ntabwo ari Musinga wifatiye icyo cyemezo. Naho ngaho rero abatutsi bazi kubara bagiriye bati ibintu birakaze, ntashobora gukuraho abatware, ntashobora kwica, aravuze ngo buri wese ajye mu idini ashaka. Abategeka n'abazungu, abazungu bumvikana n'abamisiyoneri, niba dushaka kurya iby'iyi ngoma reka tuba abakatolika. Nuko batangiye kuba abakatolika bya Nyarureshwa. Ndavuga abangaba classe yashakaga bya Nyarureshwa. Ariko muri 17 twariho tuvuga na Yanzara Rumanura. Igihe cya Yanzara Rumanura ubuso bw'imirima yahingwaga yariyongereye, ubwo aho inka zarishaga haragabanuka. Kuba Musinga n'ivyegera bye ryari ishyano riguye. Abahinzi bahabwa n'ibishanga. Ibishanga byari byaragenewe inka igihe cy'ubushyuhe, nabyo babiha abahinzi bati kugira ngo inzara zigabanuke muri iki gihugu. Ibi byose ntabwo ari ukuvuga ko banga Musinga. Iyo bamwanga baba baramukuyeho, ahubwo we Musinga yemera gukomeza gukorana nabo kuri izi nyungu z'abanyarwanda, ntacyo bari gupfa, bari gukomeza gutegekana rwose. Ibi byose ntabwo ari ikimenyetso cy'urwango ababirigi banga Musinga. Kuri uru rugamba rwo kurwanya inzara nibwo hasohotse iteka rigira riti umututsi wamba umuhutu ibyo yasaruye azabimusubiza inshuro ebyiri. Umututsi wohereza inka ze kurisha mu bihingwa by'umuhutu azabimuriha inshuro 3 kandi amuhe n'impozamarira. Birabujijwe kandi kwaka ibintu bidasanzweho mu muco wa Kinyarwanda. Kwaka za ruswa, kwaka iminsi y'akazi, kwaka ibiki byose, ibi byose turi muri 17. Musinga ntabwo yarabuze abanzi mu batutsi atashoboraga no kugira icyo atwara kubera inkomoko yabo. Aba nabo rero babonaga Musinga atabasha kujyana n'ababirigi, nabo bakajya kumuvuga nabi mu babirigi. Abangaba nabo bagize uruhare rukomeye mu kuvaho kwe. Inzangano z'ibwami, abari bagikunda Rutarindwa, abari bafite impamvu zo kumwanga, abo nabo bajyaga kumusesereza, kumushaririza kumushashariza mu babirigi, cyane cyane Abega. Kubera ko tugeze mu gihe Musinga yari amaze kuba mukuru, abwira ba Kabare na ba Ruhashyankiko, Ruhinankiko ati maze kuba mukuru nshobora gutegeka, nimujye ku ruhande. Aba nabo ntabwo bari bamumereye neza, bakajya kumuvuga nabi mu babirigi. Nk'uko benshi mu baduteze amatwi babyumva, niwe mpamvu umuntu nka Kabare yigeze no gusangira inzoga umuheho umwe asangira n'abakristo. Ubundi byari bibujijwe, kandi ari umuntu ukomeye mu nda y'ingoma. Azi neza Musinga ashobora kwihanganira ko abantu bose baba abakristo, ariko umuntu wo mu nda y'ingoma, umwega, umunyiginya mu rwego rwo hejuru, Musinga ntabwo yihanganiraga ko yaba umukristo. Muri 12
Kabara ajya gusangira n'abakristo kwari ukugira ngo yumvishe uyu mwishwa we ko atamwishimiye. Ubwo tuvuze abangaga Musinga, ariko hari n'abamukundaga. Bamubwiye bati Musinga ibintu birakomeye. Ubwiru bukwemerera gushyiraho umwami uzagusimbura, mugakorana igihe ukiriho. Noneho rero shyiraho uwo mwami uzagusimbura. Uwo mwami akorane n'Ababiligi, wowe ukomeze wime Karinga. Rwose icyo gihe nta kibazo uzagira. Ngiyo inama abamukunda bamugiriye. Musinga ajya kubaza nyina Kanjogera. Kanjogera arabigarama, arabyanga pe, ntibishoboka. Musinga aragaruka abwira ba bandi bamugiriye ya nama ati mayabyanze. Abagabo bifata ku munwa barumirwa. Icyambere cyo wagiye kubimubwira ute? Umuntu w'umugabo umwami, ni gute wagiye kubwira Kanjogera ibyo ngibyo? Hanyuma niba Kanjogera atabishaka, wowe ukaba ubishaka, ni gute uza kutubwira ngo nyoko yashatse? Ariko umugabekazi Padi yari afite ubutegetsi, nawe yarabufatanyije n'abahungu be, no? Umugabekazi yabaga afatanyije ubutegetsi n'umuhungu we wabaga ari umwami. Ibyo se wari kubibwira Rwabugiri? Ibyo se wari kubibwira Rudahigwa? Na Kankazi ntabwo yari yoroshye, ariko Rudahigwa yaramubwiraga ati nyabuneka, nyabuneka. Ikindi kandi kubyerekeranye n'ubwami, ubwami mvuga ni uruhererekane kuva ku babyeyi kugera ku bana babo kugera ku bazabakomokaho, ibyo bita mu Gifaransa dynasty. Ibyo ngibyo byarutaga umuntu wari wese, ku buryo iyo bakubwiraga bati ushobora gutanga kugira ngo ubwami bugumeho, nta kundi wagombaga kwitanga, nta ashobora kuba ari cyo Kanjogera yatinye. Ibyo ngibyo aho nabisomye mu gitabo cya Kagame, ntabwo avuga impamvu za Kanjogera, ariko Kanjogera yatangiye ari umugabekazi kuri Mibambwe Rutarindwa, ari Nyiramibambwe, bamukorera ibyo bamukoreye. Umugabekazi kuri Yuhi, Abanyirayuhi. Haje undi mwami, ese azagira undi mugabekazi? Ese azaba umugabekazi ubwa gatatu? Noneho abo umugabekazi w'abami babiri. Ibyo ngibyo bigomba kuba byaramucanze. Ryari ihurizo nibyo, yari ku mugabekazi inshuro 3. Inshuro 3 kandi noneho w'abami babiri. Bitihise kuko ntawe umugabekazi inshuro 2, kuba haje umwami ukorana n'umwami Yuhi Musinga byari gusaba ko Kanjogera anywa, ni ukuvuga ko apfa. Wenda nabwo hari ubwo bari kubimusaba, ariko kuri bo nta kibi cyarimo kugira ngo ubwami busagambe bukomere biza ingoma 100. Iyo bamusaba kwica kunywa amata agapfa, ubwo we yaketse ko babimusaba, nuko rero arabigarama, arabyanga. Icyo gihe rero turi muri 1928, n'abakundaga Musinga bamuvaho, ku buryo kuva muri 28 nibura Musinga yari wenyine na Kanjogera. Imihango y'ibwami yakorwaga mu bintu bimeze nka rwishwa, kubera ko abantu bose Musinga bari baramuvanye amaboko na bene wabo.
yari yaravuyeho kuva muri 28 nibura. Noneho rero ntabwo ari classe wafashe icyemezo cyo kuvanaho Musinga, ni résident voisin. Ni résident voisin wafashe icyemezo cyo kuvanaho Musinga. Bon, ubwo sinzi tuvuze ngo résident hari uwaho kwibaza ngo bivuga iki. Reka tubyibutse gatoya, hari Afrika mbirigi yose igizwe na Congo, Rwanda na Burundi, igategekwa na gouverneur general wari Leopoldville. Gouverneur rusange utegeka Congo, Rwanda, Burundi. Noneho hakaba vice gouverneur general utuye Bujumbura agategeka Rwanda, Burundi. Noneho agahagararirwa na resident i Kigali, akongera agahagararirwa na resident mu Burundi. Izindi nzego zigakurikiraho. Ubwo rero ba resident bazakomera kubaho kugeza kuri bagi logiste wari residence spéciale, abandi ubanza bari ba predome. Nguwo rero ni resident voisin wafashe icyemezo cyo kuvanaho Musinga, kubera ko Musinga yari yarijunditse ababirigi, kubera uburyo bari baramugabanirije ububasha bwose ariko batamukuyeho, kubera ko batitwaye nk'Abadage. Ariko voisin afashe icyo kibazo, cyo cyemezo nk'uko bisanzwe, ajya kugisha Musenyeri Classe inama. Musenyeri Classe rero umupira awufatira hejuru nk'uko twabivuga mu Kinyarwanda cyuba, arabishyigikira byimazeyo. Maze rero si ugukora mu nganzo. Voisin aramubwira ati ni byiza ko umushyigikiye ngo Musinga aveho. Mu Bubiligi bazabyemera bati, ni ukuvuga leta mbirigi. Hanyuma umuryango w'abibumbye nuko twawita kugeza ubu, icyo gihe ntabwo witwaga ONU, witwaga SDN, Société des Nations. Bazabyakira bati. Classe ati icyo si ikibazo, hinga nkwereke. Classe akora mu nganzo, afata ikaramu n'urupapuro, arandika Musinga amuhindura uwo kuvaho, amuhindura rubeba, amuhindura umuntu udashobotse, amuhindurira umutinganya, amuhindura umwanzi w'amajyambere, ibi byose bishoboka. Classe yakoze mu nganzo aramuhindanya. Voisin ati urakoze, ati urakagabo pe. Ibyo by'ubutinganyi byarantangaje mu bitabo nasomye by'amateka, bavuga ngo Musinga yari umutinganyi, ngo niyo mpamvu abapadiri batamushakaga. Oya, ntabwo ari byo. Ni Classe bamubeshyiraga kugira ngo niba yari umutinganyi ibyo nta wabimenya, ariko siyo mpamvu y'ingenzi yatumye Voisin amukuraho. Hanyuma avuga ngo Musinga yarwanije ubukristo, ngo nicyo cyatumye Kiliziya imukuraho. Ntabwo ari Kiliziya yamukuyeho, ntabwo ari Classe, ni Voisin wamukuyeho rwose. Ariko bavuga padiri ko burya wabonye Musenyeri Classe ko bamushushanya afite icyanwa kirekire. Hari igihe ngo Musenyeri Classe yagiye kwa Musinga ngo aragifata aragikurura, ngo avuga ko bamugandishiriza abaturage. Icyanwa ngo aragikurura amujegeza rwose. Bajya babivuga wenda ni gutebya, ariko sinzi niba wowe mu byo wasomye hari aho wabibonye. Ibyo ngibyo ntaho nigeze mbisoma, ariko Musinga yashoboraga kubikora kuko yabonaga uko ibintu biri kugenda. Byongeye kandi mu gukora uko ashoboye mu gukwa mu nganzo kugira ngo afashe Voisin gukuraho Classe yaravugaga ngo ikibazo cya Musinga mu gitandukanye n'ikibazo cy'abatutsi. Le cas de Musinga est séparé du cas des Batutsi. Ahubwo kuvaho kwa Musinga kuzatuma tubana neza n'abatutsi.
ubwo rero nta cyantangaza ko classe yaba yakuruwe icyo cyanwa kubera ko Musinga yabonaga n'ababo mu nda y'ingoma bari kuba abakatolika. Hanyuma classe nawe akababatiza yivanye inyuma. Ariko padiri twibutse n'abadukurikiye ko Musinga mu butegetsi bwe kamemu yanze ko abaturage babatizwa, ngira ngo warabivuze mu biganiro byahise bya mbere, aho Kanjogera abagore ba mbere bagiye kubatizwa b'abahutukazi bagiye kwa padiri yavuze ati mu baca amabere muyanzanire mu gitebo. Abagabo bagiye kwiga gatigisimu bakavuga bati ntabwo tuzongera gusomera ku mayahumwe. Nibyo bavugaga nyine Kabare yageze agahindura politiki akavuga ati aba bantu nitubareka ntitubegere bizaba biturangiranye. Ngira ngo kuvuga ko abapadiri wenda barimo n'uwo classe bagize uruhare mu kwirukana Musinga, ngira ngo harimo kamemu ikintu gifatika. Oya, nta kirimo, kuko iyo bahora Musinga ko yanze ubukristo bari kubanza kwirukana umutware rw'Ubusisi, kuko bagenzi be bose bari barabaye abenshi abakatolika, bake barabaye abangirikani. Rw'Ubusisi asigara ari we wenyine ukomeye ku idini rya gakondo. Classe kwirukana Rw'Ubusisi, kumwirukanisha byari kumworohera. Ikindi Musinga yaravugaga ati wenda abatwa, abahutu, yewe se n'abatutsi b'imikara nibashaka bazagende. Ariko iyo batangiye kugera ku muntu w'umunyinya, iyo batangiye kugera ku muhindiro, iyo bitangiye kugera ku muntu ukomoka ibwami cyangwa wabushatsemo nka Rwagataraka wari ufite umukobwa wa Musinga, ibyo ngibyo Musinga ntabwo yabishakaga. Ni wari ufite Musheshembugu? Ni wari ufite uwo mukobwa uvuze Musheshembugu. Siwe Musinga yandikiye avuga ati urabatijwe ntihazagire umuhutu guha amazi, ntihazagire umututsi guha amazi. Iyo baruwa warayibonye? Ngira ngo wowe wize amateka burya iyo baruwa niyo authentique. Iyo baruwa ni authentique. Iyo baruwa ni authentique. Ubwo yongeye hati umwana wanje uzaba umukristo ntakabyare, ati azavumwe n'Imana, azavumwe n'abantu, ntakabona hacumbika, ntakagira ati. Ni nabyo yanabwiraga Rudahigwa na Rwigemera, yaravuze ngo ntimakanabyare. Noneho rero abantu bakagira bati Mukarwagataraka ntiyabyaye, Rudahigwa ntiyabyaye, Ndahindurwa ntiyabyaye, Rwigemera we agomba kuba yarabyaye. None bakavuga bati kubanza wa muvuma wabakurikiranyira. Musinga rero basi yashoboraga kwihanganira ko abandi bantu bagenda, ariko umuntu wo mu nda y'ingoma, umunyinya, umuhindiro, umwega wo hejuru, ntabwo yabishakaga. Ntabwo ari classe wafashe icyemezo cyo kumuvanaho. Ni resident voisin. Icyo classe yakoze ni ukumuharabika kugira ngo naveho ntihazagire n'umuvugira. Twavuga ko classe yarenyegeje. Classe yarenyegeje haba mu Bubiligi, haba muri Société des Nations, haba mu Rwanda, haba Musinga yavuyeho abantu baravuga bati naho yari yaratinje. Akaba abatware baje kumusezeraho bati urabeho Musi, turagukize. Ba Kayondo n'abandi bose. Ntabwo ari classe wamuvanyeho, ni resident voisin.